Ubushize rero murabizi ko twagarukiye kuvuga ngo hari ubwo ushobora gukoresha onapitari yawe ikaba yaguteza amashereka, nyine amashereka agacikagurika amazi. Ibyo rero abantu babibona ni ababyeyi b'abahanga, ntabwo ari umubyeyi w'umuswa, ntabwo ari umubyeyi utita ku mwana we, ahubwo ni umubyeyi w'umuhanga ukurikirana uko bwa mbere yonkeje cyangwa ukurikirana uko ibintu bimeze akabona ntabwo bisanzwe. Ngira ngo wenda abantu murabizi bonsa, iyo uhaye umwana ibere murabizi habanza kuza udushereka tw'utuzi, noneho byagezamo hagati akiri kuryonka haza amashereka dufashe kandi tw'umweru tumeze nk'akavuguto. Utwo dushereka two tugira intungamubiri kandi tugafasha umwana gukura vuba mu buryo bw'imitekerereze cyangwa se mu buryo bw'umubiri. Ibyo rero bivuze ngo ku bantu badakunda kumenya no gusobanukirwa, ntabwo ubu nonaha wababaza ngo bakubwire ko babizi. Hariho umubyeyi ushobora gutunguruka amubwira ati se mubyeyi, ubu ngubu umwana wawe yonka ate? Ese ubona amashereka asa? Akakubwira ngo asa nk'ikigina, ngo asa nk'iki, ay'umweru atayazi. Hariho baza umugore wawe wumve, kandi nawe ushobora kuba unkurikira umugore kandi utari ubizi. Ibyo rero niyo mpamvu tubafasha imfashamyumvire, mfashaki, mbese mukabasha gusobanukirwa ibintu muba mwumva mudasobanukiwe mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Uzasanga rero noneho iyo umuntu agize gute, iyo umuntu abikoze muri ubwo buryo ntabwo amenya ibyo arimo akorera umwana we, nta nubwo yabasha kumenya ngo umwana wanjye aronka kuri uru rugero runaka. Uri kubyumva? Ubundi narababwiye ngo umwana iyo urimo umwonsa, sibyo, ibyo bivuye kuri onapo, ariko reka inyigisho nikomeze nyine. Iyo umwana uri kumwonsa, ariko first banza kora subscribe, likinga video, comment. Iyo umwana uri kumwonsa rero ugomba kwita ku myumvire yiwe n'imitekerereze yiwe, ndetse ukanumviriza uburyo yonkamo, sibyo, ukanareba n'ibyo yonka ibyo ari byo. Apana wa mubyeyi ufata umwana akamukikira akamufata ati ndimo ndamuha ibere, ariko mu mutima wiwe no mu mutwe we ugasanga ntawe uhari. Uwo mubyeyi ntabwo ushobora kumenya, ushobora no kumwonsa ugasanga wari urimo umwonsa amaraso ariko utari uzi ko uri kumwonsa amaraso, kandi wowe uri kumwe n'umwana wawe uri kumwonsa. Ibyo byose rero bivuze ngo byanga byakunda ugomba kumenya yuko ibyo bintu bigomba kugira impinduka cyangwa iherezo ryabyo. Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo ufashe. Abantu benshi bamaze guhinduka, bamaze gusobanukirwa, bamaze kuba ababyeyi b'ababyeyi, bamaze kumenya yuko Mana we ushimwe n'ukuri, bamaze kumenya ko ari ababyeyi. Erega reka nkubwire, kuba wabyara umwana, sibyo, ukamushyira ku isi ariko utamwitayeho, uwo mwana nta kintu uba umukoreye. Niyo mpamvu uzasanga akenshi usanga abana nyine bifitiye ibikomere, umwana ugasanga arakuze ntiyigeze yita kuri nyina. Impamvu rero burya nta yindi, ni uko buriya kenshi aba afite cya gikomere, uburyo wamwonsagamo, uburyo mbese ababyeyi mumenye konsa abana banyu kandi mubavugiriza icyo bita utunoni. Sinzi wenda niba abantu bose babasha kubyumva, ariko hari uburyo wonsa umwana wawe umubwira ati sheri uri mwiza, bebe wanjye, akagwana kanjye, ndagukunda, yonkere, gira gutya. Urumva ubyinirira umwana wawe umwereka impuhwe nyinshi, urukundo rwinshi, gukunda kwawe k'umwana ku buryo uzajya umwana nawe akurana iyo mudu. Rero ibyo bintu twari tubivanye hehe? Twari tubivanye ko hariho inyigisho nigeze kurangirizaho mbabwira ngo hari ubwo amashereka ashobora kuba yaguteza amashereka ashobora kuba yaguteza ikibazo cyo kuba intuze amashereka yawe yaba amazi, onapo iyo washyize mu mubiri wawe ishobora kuba yaguteza ko ikibazo cyo ushobora kuba amashereka yawe yaba amazi, ariko bitewe na onapo yo washyizemo kuko itari ubwoko bwawe. Abadukurikiye none hangiye barabasha kunyumva cyane gatanu ku kandi.
bivuze ngo rero iyi mubyeyi ubimenya, ari nayo mpamvu nari nzanye kiriya kiganiro, umubyeyi ubimenya ni wa wundi wita ku mwana we. Ushobora guhereza umwana ibere ukarimuha akarikurura akaryoha iminota 5 iminota 7, warikura mu kanwa, yarikura mu kanwa kwa kundi umwana arekuza, ukajya kubona ukabona ibere ari konka, arimo aronka ibere ridashinga, ukabona kamashereka se agumye akaba amazi, bikakuyobera. Ariko menya ko nta zindi mpamvu, nyarukira kwa muganga urebe ko na ufite ari iyawe. Uzarebe wambaye inkweto ebyiri zitandukanye, harimo iyawe n'itari iyawe, uzabyumva. Iyo ari iyawe uyumva neza mu kuguru kwawe neza, ariko iyo atari iyawe ntabwo ubyumva. Bivuze ngo rero hari ikintu uba udakwiriye kwirengagiza, hari ikintu uba ugomba guhora utekerezaho nk'umuntu mukuru uzi ubwenge, kandi icyo kintu kizagufasha kuba wabasha kumanaginga ubuzima bwawe, ubuzima bw'umuryango wawe, ubuzima bwo kuba wowe ubwawe wabasha kwimenya. Kuko umwana wawe uzajya uhora ubona ahora ahantu hamwe, adahinduka, atanaga ngo amere nk'abandi bana, utangira uvuga uti buriya muturanyi bwo dufite nyama bifu yandogeye umwana, buriya kwa mabukwe ubwo batankunda, buriya bafite ibyo bakoze, hehe na hehe. Utangira ubatekerezeho, kandi nubatekerezaho muri ubwo buryo bizaguteza ibibazo. Utangire wirukanke mu bapfumu, umupfumu navuga ati yarakurogeye, namara kukwemeza ko yakurogeye, uzakora uko ushoboye nawe uvuga uti ndimo ndamvuza umwana. Umwana umuvuza umwaka ushire, ariko utanga amafaranga, kandi ngiye mba nguha inyigisho y'ubuntu. Ariko ntiwanakibwiriza uvuga uti ariko brenda kaba yamayira nyigisho, wakohereza na 5 cyangwa na 2 ko bitamugwa nabi kuri simukadi, simora nyibabwira, ariko umutima wawe wabakundiye. Nshuti zanjye, reka mbabwire, mbagira inama kubera impamvu, mbagira inama kuko umutima wanyu unyemerera gukora ibintu byiza, mbagira inama kubera ko izi nyigisho Imana zimpereye ubuntu. Nta nubwo ngusaba ngo ngurire, yewe utaza kubyumva mbivuze ngo ugire ngo ndagusabye, no, uzabikora ubishaka, utabishaka uzabireke. Ariko ikintu nakubwira cyo ni kimwe, kurikiza inama zanjye kuko nta kiguzi ngusaba. Izo nama nuzikurikiza zifite icyo zizakumarira, ariko nutazikurikiza ubwo nyine nawe ibyo ni akazi kawe, ntabwo nzaba nagize Imana izabimpora. Guys, rero murabizi ndabakunda, basi byibura niba wananiwe no kuba wanakohereza n'ibyo 5 ngo nangurira ayo mazi mugende gukora izi video ninywere nayo mazi. Kubera iki utanakora subscribe? Kubera iki utarayikinga video? Kubera iki utashyiraho comment nziza niba ntacyo bigutwara? Niba wumva umutima wawe atari mubi, kuko hariho abantu bafite imitima imeze nk'iya Satani, akumva mu mutima we nta kintu kizima yakorera mugenzi we, akumva mu mutima we arahora afite ishyari, inzika, urugomo, ubugome, ibintu bidashinga. Ibyo byose iyo ubigira uba uri ikigwari. Umuntu muzima ahora atekereza ibintu byiza, atekereza nk'umuntu utazaba ariho ejo, kugira ngo Imana ijye kubona mu ishusho basi nziza. Ugerageze kuba umuntu mwiza, komeze kugira ibihe byiza. Rero murabizi ndabakunda kandi mbahoza ku mutima. Bye.